Fisi yabyutse mu gitondo yihuta cyane nk'uko asanzwe kuko amasaha y'akazi yaragiye kumufata. Ubwo wasimbukiye muri douche arangije ababishyamo irindazi na mukaru byihuse hanyuma afata inzira. Yageze ku kazi abagiye kuri mashini nk'ibisanzwe. Fisi ubwo yari yahanye gahunda na Munyakazi na bagenzi be bandi yo guhurira kwa Mucoma nimugoroba bakarya akabenzi na mushikaki. Bwa mbere mura nawe yari fit bigaragara, none ubu ndisigaye ikora ku mavi. Ejo bundi yari yaje kundeba afite agahinda kubera inkuru mbi muganga yaramaze kumubwira ngo bari bamusanganye diabete, umuvuduko w'amaraso n'ibindi nk'ibyo. Ubwo amaze kumbwira uko amere uko mba nibutse ikosora nari maze iminsi mboneye mu burasirazuba. Nabwiye Fisi nti uribuka nkini Munyakazi igihe bampaga misiyo yo kujya hanze? Ubwo muri weekend bagiye kunembereza kuri monasteri y'abamonka. Nabonyeho byinshi, ariko icyantangaje kurushaho ni ukubwirwa ko abenshi muri abo bagabo nabonagaho bari bararengeje imyaka 100. Narirebye nawe ndabareba numva isoni ziranyishe. Naratunguwe cyane ku buryo igihe cyose namazeyo nageragezaga kumenya byinshi kubw'iryo banga ryo kubaho igihe kirekire gutyo. Baje kumbwira ko kimwe mu bibatera kuramba n'ubuzima bwiza ari ukurya ibiryo bikiri bizima, muri make ibiryo bivuye mu mirima vuba, bagakoresha imvugo ngo live foods cyangwa se mu Kinyarwanda ibiryo bikiri bizima. Barambwiye batuzagereranye uko wumva umerewe iyo urangije kurya inyama n'iyo urangije kurya salade. Nahereye ko mbwira Fisi nti niba ukunda inyama sinkujije kuzirya, ariko igihe cyose uziriye ujye umenya kuri kuroha ibintu bipfuye mu mubiri wawe. Uko usa, uko witwara buri munsi cyangwa se iyo moods, imbaraga ugira ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange bigirwa n'amafunguro ufata. Ni ukuvuga ngo iyo ubibye ibipfuye mu mubiri wawe umusaruro nawe urawumva. Ubwo Fisi yahise akubita agatima kuri za ngurube, brochette na byara amaze kugira umugenzi wa buri nimugoroba, mbona yikije imitima.